Yobu igice cya 9. Maze Yobu arasubiza ati ni ukuri nzi ko ariko biri, ariko se umuntu yashobora ate gukiranukira Imana? Imana yashaka kumugisha impaka ntiyabona iryo kuyisubiza habe na rimwe mu gihumbi. Igira umutima w'ubwenge kandi n'intwari y'inyamaboko. Ninde wayinangiriye umutima akagubwa neza? Yimura imisozi itabimenye, ikayubikana uburakari bwayo. Itigisa isi ikayikura ahayo, n'inkingi zayo zikanyeganyega. Itegeka izuba ntirirase, n'inyenyeri ikazitwikira. Yibambisha ijuru yonyine, ikagendera ku miraba y'inyanja. Irema Rukuturo na Oriyoni na Kirimiya n'ibirere by'ikusi. Niyo ikora ibikomeye bitarondoreka, ndetse n'ibitangaza bitabarika. Dore imitaho sinyibone, yakomeza kugenda sinyimenye. Dore iranyanga, ninde wayibuza? Ninde uzayibwira turagira ibiki? Imana ntizagerura uburakari bwayo, abafasha b'abibone bubama munsi yayo. None se ninjye wayisubiza nkishakira amagambo yo kuyiburanya? Naho naba ndi umukiranutsi sinayisubiza, ahubwo nayitakira kuko ariyo mucamanza. Naho nataka ikanyitaba, sinakwemera yuko inyumvira. Kuko imvunagurisha ishuheri, ikangwizaho ibikomere inziza ubusa. Ntireka mpumeka, ahubwo inyuzuzamo umubabaro. Nimvuga iby'imbaraga z'abanyamaboko niyo nyirazo, nimvuga iby'urubanza nayiti ninde uzantumira? Naho naba ndi umukiranutsi, akanwa kanjye kancira urubanza. Naho naba ndi intungane, niko kampamya ubugome. Ndi intungane sinitaye ku bugingo bwanjye, minyuye kubaho kwanjye. Byose ni kimwe, nicyo gituma mvuga nirimburana abatariho urubanza n'inkozi z'ibibi. Icyorezo nicyaduka kikica abantu, izaseka abatariho urubanza babonye amakuba. Isi itanzwe mu maboko y'inkozi z'ibibi, itwikiriwe mu maso h'abacamanza b'isi. None se ninde niba atariyo? Iminsi yo kubaho kwanjye irihuta kurusha impayamaguru, irahunga ariko nta kizibona. Irahita nk'amato yihuta, nk'uko igisiga gihorera gifata icyo gihiga. Iyo mvuze ninzirengagiza amaganya yanjye, ndeke kugaragaza umubabaro ahubwo nishime, imibabaro yanjye yose intera ubwoba, nzi yuko utazansindishiriza. Urubanza ruzansinda, none ndarushywa n'ubusa kuki? Naho nakiyuhagiza amazi ya shelegi, nkakaraba isabune, nabwo wanjugunya mu rwobo, imyambaro yanjye ikazinukwa. Erega Imana si umuntu nkanjye ngo nyisubize, ngo tujyane tujye kuburana. Ntawe uturimo wo kuburanirwa wabasha kudushyiriraho amaboko twembi. Nanone ntinkureho inkoni yayo, n'igitinyiro cyayo cye kuntera ubwoba, mbone gushyira ubwoba bwayo mvuge, ariko sikomeze. Yobu igice cya 10. Umutima wanjye urembejwe n'amagara yanjye, ntabwo nzibuza gutaka, nzavuga mbitewe n'umubabaro wo mu mutima wanjye. Nzabwira Imana ntiwinciraho iteka, menyesha igituma umburanya. Mbese uzanezezwa no kubonera, kugira ngo uhinyure umurimo w'amaboko yawe, ugakera imigambi y'inkozi z'ibibi? Mbese ufite amaso y'umubiri, cyangwa se ureba nk'uko umuntu areba? Aho iminsi yawe ingana n'iy'umuntu, cyangwa imyaka yawe ihwanye n'imyaka ye, bituma ubaririza igicumuro cyanjye, ukagenzura icyaha cyanjye, kandi uzi ko nari umunyabyaha, ko ari nta wabasha kundokora ngo mvane mu maboko yawe. Amaboko yawe niyo yambumbye, akaringaniza imyanya y'umubiri wanjye yose, none uranyishe. Ibuka ndakwinginze yuko wambumbye nk'ibumba, none se ugiye kunsubiza mu mukungugu? Mbese ntiwansutse nk'amata, ukambuza nk'urukoko? Wanyambitse uruhu n'inyama, umbumbana n'amagufwa n'imitsi. Wampaye ubugingo, ungirira n'imbabazi, kungenderera kwawe niko kwandemye umutima. Nyamara wahishe ibyo mu mutima wawe, kandi nzi ko ubifite. Iyo ncumuye uranyitegereza, kandi ntuzambabarira ikibi cyanjye. Niba ndi inkozi y'ibibi ngushije ishyano, kandi niba ndi umukiranutsi nabwo sinakwegura umutwe.
nuko nuzuwemo n'igisuzuguriro nkareba umubabaro wanjye, kandi neguye umutwe wamiga nk'intare, maze ukongera kunyiyereka ukambera amayoberane. Ukazana abandi bahamya bo kumpamya, ukangwizaho uburakari bwawe, ibyanjye ni uguhora bihinduka hakaza intambara. None se ni iki cyatumye umvana mu nda ya mama? Mba narahejeje umwuka wanjye ntihagire umbona, nkaba narabaye nk'utigeze kubaho, nkahambwa nk'imva mu nda ya mama. Mbese iminsi yanjye si mike? Nuko rekera aho unyorohere kugira ngo mumekeho gato, narajya aho nazagaruka ukundi, mu gihugu cy'umwijima n'igicucu cy'urupfu, igihugu kirimo umwijima w'icuraburindi, igicucu cy'urupfu gicuze icyuna, aho umucyo umeze nk'igicucu.